Yes, twongeye kuguha ikaze inshuti y'Imana wowe wahisemo kujya ubana natwe hano kuri Furaha TV ugakanda subscribe. Imana iguha umugisha cyane, kandi nawe niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel ya Furaha TV turagusaba kureba munsi y'iyi video ukareba ijambo ryanditse mu magambo atukura subscribe, nurangiza urikandeho. Nuramara kurikandaho kandi urabona akazogera karaza ku ruhande nako gakandaho kugira ngo uzajye ubona andi makuru mashyashya, ibyegeranyo by'ubwenge utasanga ahandi soya tukugezaho buri munsi hano kuri Furaha TV. Uyu munsi rero tuzanye inkuru nziza cyane nkuko mubibona mu mashusho turi kugenda tubereka. Ni ubukwe bw'umugabo ukunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umugabo usetsa benshi, ni umugabo wakinnye filime nyinshi. Uwo nta wundi ni umugabo witwa Benimana Ramadan, cyangwa se abenshi mwamumenye ku izina ry'abamenya nk'izina akoresha muri sinema hano mu Rwanda. Nkuko mubona rero Bamenya yaje kuba akora ubukwe. Ni ubukwe bwari bwiza cyane nkuko muri kugenda mubibona mu mashusho. Ni ubukwe bwari burimo comedy nyinshi cyane. Ngira ngo mubabona hano yari kwambara ari kwitegura kujya gusaba. Ngira ngo murabibona ni byari ibirori bishimishije, barabyinnye, byari ubukwe bwiza cyane nkuko munagenda mubibona mu mashusho turi kugenda tubereka. Nta byinshi rero turaza kuvuga, ndagira ngo muze kwirebera amashusho y'ubu bukwe bwa Benimana Ramadan. Ni comedy, ni ibyishimo, ni ubukwe koko, ni ubukwe bwari bwiza ku rwego rwo hejuru cyane. Mpamya ko buri mu bukwe bwiza bwigeze bwabaho muri iki gihugu cy'u Rwanda. Bamenya rero nkuko mubona nguyu yari yambaye ikote ryiza cyane, karuvati nziza cyane. Iyi niryo kote yari yambaye ajya gusezerana n'umugeni yarongoye. Ni umukobwa mwiza cyane, muraza kugenda mumubona mu mashusho. Ni umukobwa nawe uvuka hariya mu mujyi wa Kigali, ni umunyamujyi, avuka Kicukiro. Ni umukobwa bivugwa ko bari bamaze igihe kinini bakundana n'uyu munyarwenya cyangwa se uyu mukinnyi wa filime Benimana Ramadan, cyangwa se Bamenya nkuko abenshi mwamumenye ari ryo zina akoresha muri filime ya Bamenya series, filime ye bwite, ndetse akaba yaragiye agaragara no mu zindi filime nyinshi zitandukanye zica kuri televiziyo y'u Rwanda. Nkuko mubibona rero ubukwe bwe bwari ubukwe bwiza cyane, bwarimo imbyino zidasanzwe, byari ibirori, byari ibintu byiza cyane nkuko muragenda mubibona mu mashusho turi kugenda tubereka. Ni ubukwe butagiye cyane mu itangazamakuru nkuko nyirabwo ari we Bamenya yabyifuje. Ntago bwatangajwe cyane mu itangazamakuru, dore ko n'abantu bari muri ubu bukwe mu by'ukuri batari bemerewe gufata video z'ubu bukwe. Bishoboka ko Bamenya ashaka ko ubu bukwe ari we uzabwiyerekera abafana be abinyujije kuri televiziyo cyangwa se kuri channel ye y'Abamenya. Ntago rero byari byemewe gufata video muri ubu bukwe bw'Abamenya, ndetse kuri ubu ngubu twababwira yuko Furaha TV ariyo ibashije kubereka amashusho y'ubu bukwe bw'Abamenya. Bwari ubukwe budasanzwe nkuko mubibona. Bwari ubukwe bwari bwatashywe n'ibyamamare byinshi cyane hano muri sinema nyarwanda, aho twakubwira nka Ndimbati, Papa Sava ari nawe wavugiye inka muri ubu bukwe bwa Bamenya mugenzi we, ndetse n'uwitwa Kalisa Ernest cyangwa se abenshi muzi ku izina rya Samusuri, nawe yari MC muri ubu bukwe bwa Bamenya. Bwari birimo ibyamamare byinshi bitandukanye, twakubwira nka Bacita Magic, abandi bakinnyi ba filime barimo nka Ketchup nawe yari ari mu bari bambariye boss we Bamenya, ndetse n'abandi bagiye batandukanye nka ba Biju nabo bari bitabiriye ubu bukwe bwa Bamenya, n'abandi basitari benshi. Ibindi byamamare byinshi hano muri sinema nyarwanda nabyo byari byitabiriye ubu bukwe. Ba Nyambo muraza kugenda muabona muri aya mashusho turi kugenda tubereka. Bwari ubukwe budasanzwe, bivuga yuko ari ubukwe bwatwaye amafaranga menshi cyane. Bivugwa ko bushobora kuba ari ubukwe bwatwaye arenga miliyoni 20 uyu mukinnyi wa filime Bamenya. Ni ibintu rero byiza cyane kumva ko uyu mukinnyi wa Bamenya wa filime Bamenya nawe yateye iyindi ntambwe agashinga urugo, dore ko nawe yarari mu bantu abantu benshi bari bategereje kumva ko nawe yarongoye, dore ko nawe yaramaze gukura mu by'ukuri.
Kuri ubu ngubu rero umugabo utegerejwe cyane usigaye mu batararongora ni uwitwa Papa Sava. Ubukwe bwe nabwo tuzabagezaho hano kuri Furaha TV 5/5. Wowe icyo tugusaba no gukanda subscribe, ugakanda notification kugira ngo amakuru yose tuzajya dushyiraho uzajya uyabona uri uwa mbere 5/5. Ubukwe bw'abamenya rero bwabereye hano mu mujyi wa Kigali, gusaba no gukwa byabereye hariya mu busitani bwiza cyane bwa Heaven Garden, ndetse baje kuba biyakirira muri hoteli ikomeye cyane hano mu mujyi wa Kigali, ni hoteli Onomo, niho biyakiriye nyuma y'ibi birori. Ubu bukwe rero kandi bw'abamenya bwakomereje mu kwifotoza, nabwo bifotoreje mu busitani bwa Heaven Garden, ndetse mu gusezerana basezeraniye ku rusengero rukuru rwa hariya mu mujyi wa Kigali. Ngira ngo abenshi mwari muzi yuko bamenya ari umuyisilamu, ariko mu by'ukuri bamenya nyuma yo gusezerana n'umugore w'umukristo bamenya yahinduye idini. Bamenya kuri ubu ngubu basigaye ari umukristo, nawe ntago akiri umuyisilamu nk'uko abenshi mwari mubizi. Kuri ubu ngubu rero basezeraniye ku rusengero rwa hariya Pacis, Regina Pacis, niho basezeraniye kubana nk'umugabo n'umugore imbere y'Imana akaramata. Abakunzi b'uyu mugabo rero bamenya, ngira ngo hano muramubona yari arimo ararya ifoto rwose yishimira kuba yenjoyinga umunsi we w'ubukwe cyane nk'uko asanzwe abikora. Bamenya bizakugora kumubona yarakaye, ahora yishimye nk'uko mubibona. Reka rero abakunzi babamenya, abakunzi ba filime nyarwanda muri rusange, mwifurize umunsi mwiza cyangwa se urugo ruhire uyu mugabo Benimana Ramadan ubakinira filime nziza, ubaha ibyishimo. Namwe rero nicyo gihe ngo mumubwire ngo congratulation, azagira urugo ruhire rutemba amata n'ubuki, ndetse azahorane amata ku ruhimbi. Ubu bukwe rero bwa Benimana Ramadan cyangwa se ubukwe bw'abamenya bubaye nyuma y'ubundi bukwe bw'ibyamamare bitandukanye mu Rwanda, nabyo bikomeje kugenda bikora ubukwe, ariko hagakomeza kugenda hibazwa ingo z'abastari hano mu Rwanda impamvu zisenyuka zitamaze igihe kinini, dore ko mu minsi yashize hashize iminsi hariho saga y'uwitwa Platini, nyuma yo gusanga umwana bari bamaranye imyaka igera kuri 2 arera atari uwe. Bikakomeza kwibazwa rero impamvu ingo z'abastari zitaramba, ingo z'abastari akenshi zikunze gusenyuka. Reka rero bamenya tumwifurize kuzagira urugo ruhire, urugo rwe ruzabemo imigisha myinshi. Ibyo nibyo twifuriza uyu mugabo bamenya dukunda dukinira filime nziza. Reka rero nkubwire ngo wakoze cyane wowe wakurikiranye inkuru kugeza ku musozo wayo. Imana iguha umugisha cyane, ukomeze guhaha kandi uronka. Ibyo byose nibyo tukwifuriza. Imana ikurinde. Ciao ciao.